muhawe ikaze nanone ku muyoboro wacu. Uyu munsi tugiye kwigana uburyo ushobora kugerageza cyangwa se kugerageza amahirwe ukaba wabyara impanga. Rero impanga ubundi ziri mu byiciro bibiri, hari impanga icyo twita identical twin, hakaba n'icyo twita non identical twin. Icyo ushobora kumenya ni uko identical twin ni impanga ziba zavuye mu ntangangabo imwe n'intangangore imwe, hanyuma bikaza kwigabanyamo kabiri hakavamo abana babiri. Aba bana babiri icyo baba bahuriyeho, baba bahuje igitsina mbere na mbere. Ikindi ni uko baba bari mu ngobyi imwe cyangwa se placenta imwe, kuko nyine baba baravuye mu ntangangabo imwe. Bakaba bari mu ngobyi imwe ariko buri wese afite urureri rumwe. Uzasanga aba bana nyine basa, ariyo mpamvu bita identical twin, akenshi baba basa. Izindi ni non identical twin, ni impanga ziba zavuye ku ntangangabo ebyiri n'intangangore ebyiri. Hanyuma ugasanga izi mpanga akenshi ntabwo ziba zisa. Ikindi kandi buri wese aba ari mu ngobyi ye, nta hantu baba bahuriye, buri wese aba ari mu ngobyi ye, aba ari ingobyi ebyiri. Rero hari ubushakashatsi bwakozwe berekana ibyo ushobora kwifashisha ukongera amahirwe yo kuba watwita impanga ukanazibyara. Ikintu cya mbere ni ukuba gukoresha ibintu bikungahaye ku mata cyangwa se ibiribwa bikomoka ku mata. Harimo foromaje, yawurute, amata y'inshyushyu ukaba wayanywa, ikivuguto n'ibindi byose bikomoka ku mata. Ibi ushobora kubikoresha kandi nk'uko twabivuze cyangwa se nk'uko twibukiranyije, ibi biribwa ugomba kubikoresha nibura mbere y'amezi 3 mbere y'uko witegura gutwita. Ugomba gutangira kugerageza ibi bintu mbere y'aho amezi 3. Icya kabiri ni ukurya ibiribwa bikungahaye kuri oestrogene. Ibi biribwa harimo amateke, soya, inyama za soya arizo twita tofu, imyumbati, isombe. Niba utabashaga ibi biribwa, byihate kandi ubishakemo imbaraga zo kubikunda kugira ngo ugerageze urebe ko uzabyara impanga. Ikindi ni ugukora imibonano mpuzabitsina kenshi ku munsi wa ovulation cyangwa ku munsi w'uburumbuke. Aha ngaha ababyeyi benshi cyangwa se abagore benshi usanga bavuga ngo ku munsi wa 14 niwo munsi w'uburumbuke. Oya, ntabwo ari ku bagore bose, kuko uzasanga hari abagira ukwezi guhindagurika. Twarabivuze mu biganiro byacu. Niba utarakirebye wagenda ukakireba uburyo ushobora kumenya iminsi yawe y'uburumbuke. Hari iyo ukwezi kwawe guhindagurika urabibara ukabimenya. Rero ibirimo cyangwa se impamvu ugomba gukora imibonano mpuzabitsina ku munsi w'uburumbuke kenshi ni uko za ntangangore zishobora kurekurwa ari ebyiri, hanyuma zigahura na za sipamu zihari, nazo ukaba wongereye amahirwe yo kubyara impanga. Ikindi ni ukongera ibiro. Niba uri umuntu unanutse, muri muremure, ufite ibiro bikeya, gerageza wongere ibiro. Uko wongera ibiro uzaba uzamura amahirwe yo kuba wabyara impanga cyangwa se watwita cyangwa se wasama impanga. Ikindi ni ukurya ibiribwa bikungahaye kuri poroteyine, cyane cyane ibikomoka ku matungo. Haravugamo inyama, amata yo twayavuze, zaba inyama zitukura, zaba inyama z'umweru, tutibagiwe n'inyama za soya arizo tofu twazivuze. Ukabyihata ukabirya. Niba utabikunda ukagerageza ukabifata kugira ngo witegure ko ushobora kuzasama impanga. Ikindi ni ugushyiramo imyaka cyangwa se baby spacing, gushyiramo gucutsa umwana cyangwa se gushyiramo imyaka myinshi hagati y'ubucukije n'uwo ugiye gukurikizaho. Niba ukurikiza buri mwaka, amahirwe yo kubyara impanga ni make cyane, ariko nibura shyiramo imyaka hagati y'4 n'5 ukoreshe na biriya biribwa twavuze haruguru, uzaba wiyongereye amahirwe yo kuba watwita impanga. Ikindi, niba ushaka gutwita impanga, shakana n'umuntu cyangwa se kora imibonano mpuzabitsina n'umuntu mu muryango wabo bakunda kubyara impanga. Ibintu bihari hereditaire, kuko uzasanga imiryango imwe n'imwe ibyara impanga, iyindi ntabwo iyibyara. Rero
kora imibonano mpuzabitsina cyangwa se shakana n'umuntu iwabo bakunda kubyara impanga, nawe uzaba ufite amahirwe y'uko ushobora gutwita impanga. Rero ibi twavuze haruguru ntabwo ari 100% ko ubikoresheje ushobora kuzibyara, bishobora no kwanga, ariko wagerageza amahirwe bishobora gukunda. Ubushakashatsi buba bwaragaragaje ko ibi bintu byose byongera uriya musemburo wa oestrogene, hanyuma udusabo tw'intanga tukarekura intanga ngore ebyiri, bityo bigatuma amahirwe yo kubyara impanga yiyongera. Niba rero ukunda ibiganiro byacu ukaba utarakora subscribe, nagushishikariza gukora subscribe kugira ngo n'ibiganiro byacu by'ubutaha bijye bikugeraho mu buryo bworoshye. Murakoze, naho mu biganiro byacu by'ubutaha.